amahoro yabo data yasize akabasiga mu kibazo ariko ntikibahitane, nimugire amahoro yiwe kandi aganze muri mwe. Ku bantu rero mwese mwashaka kumenya ukuri, munkundire munkorere ibintu bibiri. Kimwe muntiza amatwi yo kumvisha, ikindi muntera inkunga tugezeho ubutumwa bwiza ku isi yose, tubukwizagize ku isi hose. Ufatanye nanjye kuvuga ubutumwa Imana maze urebe ngo iramamara. Uyu munsi nje kuvugana n'abantu b'ingeri zose, cyane cyane kuri aba bahanuzi b'ibinyoma n'abashumba b'ibinyoma, abapasiteri bavuga ibinyoma, birirwa babeshya abantu bakabarya ibyabo mu kinyoma. Ndaje ngishyire hanze, ikibyimbye ngituritse, ngikande giturike, kivemo cya kindi bita ngo ni nyirabwana. Umuntu wese ibindi buvuge akabyisangamo, akaba azi ko abikora, ahindukire hakiri kare. Ndabivuga nitonze kugira ngo murusheho kubyumva neza. Tugiye kuvugana n'abantu birwa bavuga ngo nimutange ibitambo byo kugira ngo byituro ryo kwihumanura, nimutange ibitambo byo kwitambirira. Ndagira ngo mbaho ukuri kw'aba bavuzi bavura baca hejuru dusanga muri Yesaya. Tuvuge ukuri, ukizwa nako agukizwe, akizwe nako. Upfapfana akanga gukizwa, ibyo biramureba, ariko twaranguruye abantu bamenye ko hari ibihumbi 7 bitapfukamiye Bayali. Bikivuga ukuri, nta n'umwe ntinyubaho ku isi. Nubaha Imana mu gihe yantumye, nkaba ndi umwambasaderi muzima, ngomba kwibera umwambasaderi uyihagarariye mu kuri no mu mwuka wera. Iyo uvuga ukuri ugwiza abanzi, ndabizi n'ubundi abanzi nsanzwe mbafite baruzuye, ariko imitima y'abenshi ikire, kuko abenshi bagoretse ijambo, abandi nabo bakayobwa bakabayobya, abandi bakiyobya. Ndaje tuganire. Nubwo ukuri kuryana, ariko umuturura niwo ukiza. Icyambere mbabwira, mubanze munsobanurire. Iyo abantu bagenda bakajya hariya bakavuga ngo nimutange igitambo cyo kwishinganisha, iyi Mana yaka ibiguzi, murumva ari ya yindi yaremye byose, kandi iyo tuzi yaremye byose irikwije. Iyi ngiyi murumva ari Imana nyamana cyangwa ni Imana mpimbano? Icyo ni icyambere mbabaza mugomba gutekerezaho. Kubikora abireke, kushaka gukira abitekerezeho. Ese ibitambo ni bingahe? Ko tuzi neza ko igitambo ari kimwe risa, ari cyo gitambo umwana w'intama w'Imana yitambiriye rimwe gusa bikaba bihagije. Ikindi gitambo ni iki? Yakuyeho ubutambyi bwari buriho mbere bwa Lewi n'abahungu be. Mu Baheburayo ibice 7 muzahasoma umurongo wa mbere mukirangize, no gice cya 8 ntacyo, ariko cyane cyane igice cya 7. Hari n'ahandi henshi ntashatse kuvuga, ariko ndagira ngo mubanze mwumve ibi bintu. Mu gihe waka igitambo cyo kwihumanuza, mutanga ituro ryo kwishinganisha, ariko ubundi mwe mwahindutse Imana gute? Imana nyamana iza kugukoreramo ikakubwira ngo genda unyakire ibitambo. Ibi biguzi iyi Mana ijya kuguca ku mpande yatinya abantu ku buryo itaza kwibwira umuntu ngo nti igitambo mwana wanjye. Ni mwebwe ubona mwashize ubwoba Imana inyuriramo kugira ngo mujye kwirwa musaba abantu ibitambo byo kwishinganisha. Wowe ubikora wese turabazi, ntega amatwi gusa wumve nkubaze ibibazo nsubize. Wowe utabikora ukaba ushaka gukira, ujye ubabaza ibi bintu ndi kugenda mbabaza.
aho uzamubona wese akubwira mu magambo ujye umenya ko ari umuvangirwe, ujye umenya ko ari umusabandamu, ujye umenya ko atari Imana imukoresheje, ahubwo ni Imana mpimbano. Bubatse ubwami bw'inda ariko ntibubaka ubwami bw'ijuru. Biteganyiriza ubwami bw'inda ariko ntago ubwami bw'umunezero wa mirere na mirere bigeze babuteganya. Abo bameze nka Gihazi cyangwa Baramu wishwe n'ibiguzi. Reka dukomeze. Reka mbanze mvuga igitambo Imana yatwatse. Yaravuze ngo hara mu rwa kabiri rw'Abikorinto ibice 6 umurongo wa 14 kurangiza icyo gice. Aravuga ngo urusengero rw'Imana rwahuza rute n'urusengero rwa Barezaburi. Hepfo aravuga ngo nzagendera muri mwe, nkorere muri mwe, nzaba Imana yanyu, namwe muzambera abahungu n'abakobwa nanjye mbabere so. Yatwatse igitambo cy'umutima wacu kugira ngo ikorere muri twe, igendere muri twe, nkuko yabivuze muri Yohana 15:7 aravuga ngo nimba muri njye amagambo yanjye akaba muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Abefeso 3:20 ibasha gukora cyane kurutaho uko imbaraga zacu ziri zidukoreramo. Dawidi abivuga neza muri Zaburi 119 umurongo wa 11 aravuga ngo kuko nabiki ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Ubundi bakuyobya mu buhe buryo? Mu buhe buryo? Wowe babwira kuki udakontorora ngo ubanze urebe, mujye mumenya ko iby'abapfu biribwa n'abapfumu. Ntago ntukanye, ni ijambo ribivuga, ni umugani baciye. Kuko hari naho birivuga abahanuzi b'ibibuno, hari abo n'ibindi byinshi, hari naho ivuga intumbi ara mu byahishuro Yohana. Ni byinshi, ntago tuba dutukanya, ahubwo tuba tuvuze ukuri. None iyo ujya kuvuga ngo baguhe icupa ry'amazi, baguhe ituro ryo kwitambirira ibitambo byabo, ubutambyi bwarewe bwaragarutse tubimenye cyangwa bwakuweho burundu? Ntibuzongera bunagaruka n'umunsi n'umwe. Niyo mpamvu abantu mu kigarura iby'ibitambo n'amaturo, kandi ikunda imbabazi kuruta ibitambo, ikunda imbabazi kuruta urubanza. Ari ugutanga 1/2 cy'imbabazi no gutanga 1/2 cy'ituro cyangwa cy'igitambo, icyo twakora Imana ikatwishimira ni iki? Kandi tuzi neza yuko utazababarira mwene se na se wo mu ijuru ntazamubabarira. Mukigisha abantu gutanga ibitambo byo kwitambirira, ibitambo byo kwihumanuza, nkaho mwakababwiye ngo nibagira umwete wo gusabana imbabazi babohorane, kuko ikiboshywe mu isi no mu ijuru cya kiboshye. Ahubwo mukirwa mupanura inda, mukagoreka ijambo ry'Imana twebwe twashyizweho kugira ngo turigorore. Ubyange cyangwa ubyemere, ariko itorero ry'abanyamwuka riraje, ryatangiye. Reka mbabazi ikindi, guhera mu itangiriro ukagera mu byahishuwe, ni munyereka ahantu Yesu Kristo umwana w'intama w'Imana yigeze yaka ibiguzi. Avuga uti akijije abantu indwara, akijije abantu imiruho, akijije ibimuga, impumyi arazihumuye, ibipfamatwi birumvishe, baruturomaho bakiza amaso, ndetse n'abandi benshi. Abarwayi barakize, namwe ubwanyu mwe mbwira muri kunyumva yabakije byinshi. Ni hehe yigeze izika kubwira ngo ni mubanzu mp'ibingibi? Iyo ikiza kutwaka ibiguzi tuba twarabibonye, iyo ikiza kutwaka ingurane tuba twarayibonye, iyo ikiza gushinga farumasi yishyurizaho ubutware bw'ijambo ryayo ikirisha ubwoko bwayo, umuti w'ijambo ry'ubutware bwayo ikoresha, umuntu yabona icyo yishyura? Ni hehe yigeze yaka ibiguzi? Cyangwa ivuye ngo nimutange ibitambo byo kwihumanuza, mutange ibitambo byo kwitambirira? Aba bantu kuki mutareba ko ari abakozi ba Satani bari kubeshyera abantu babajyana mu kinyoma kugira ngo babake indamu? Wowe si umuntu w'Imana, si umwana w'Imana, ahubwo ari kugendera mu mwuka wa Gihazi cyangwa Baramu wishwe n'ibiguzi. Wameze nka Mukayerobowamu wiyoberanya. Niba mutajya musoma Bibiliya, ndabashishikariza kugira ngo mubisome. Naberetse ishuri ryo kwigiraho Bibiliya
kuri telefone yawe ugendana kandi kuyimenya mu buryo bworoshye. Episode ya mbere n'iya kabiri zigomba kujyaho zose, zimwe byagezeho. Reka twikomereze. Iyi Mana ibanza kwaka ibiguzi, murabona hari ikizatumarira. Wowe ubwirwa ushaka kumenya ukuri, umuntu akwatse ibiguzi, ujye ubanza umubaza uti ubundi intumwa za Yesu Kristo zigeze zaka ibiguzi hehe? N'uwabigerageje byaramurimbuje. None utwaka ibiguzi gute? Imana yagutumye ngo tuguhe ibiguzi? Uzasanga abandi bakubwira ngo tanga igitambo kujya dukureho imikashiro. Bavuga imikashiro, ntago nibeshye, ntago ari imikasiro, ni imikashiro bavuga. Ngo kugira ngo dugukureho karande inyatsi, ngo tanga ituro ryo kwihumanuza, tanga igitambo cyo kwihumanuza. Ariko wowe baka ibyo ngibyo, iyi Mana igutinya kuza kubikwibwirira igaca kuri abo ngabo. Urumviye ari Imana nyamana cyangwa ninda yabo yabibatumye? Ni business abantu bigiriyemo bacuruza abandi. Ngi Imana yanyibwiriye neza irambwira ngo abantu benshi bigire muri business bacuruza abandi mu buryo bw'ubwenge bw'isi bababitsemo, babahisha mu bumenyi bw'isi, ariko ari imisaruro bishakira. Namwe ntacyo mutareba. Iyi Mana yaka ibiguzi, murabona yazakumarira iki? Iyi Mana ikwaka indamu, urabona ari Imana nyamana? Iyi Mana ibanza gusaba ibiguzi abakene muri twebwe, murabona bazabona icyo bishyura? Jya ubanza utekereze kuri aya magambo wowe babwira. Noneho wowe rero ubikora, ubyumvisha iki kiganiro ubikora, umenye ko urubanza Yesaya ibice 3 umurongo guhera kuri 12 kugeza 15, uhasome neza. Wumva urubanza rw'abakuru b'ubwoko bwiwe n'uburyo cy'ubwoko bw'Imana burenganye. Ikituma bigishwa uracyumva mwaho ngaho, bakigishwa ibitari byo babayobya, bigatuma ubwoko bw'Imana bugendera mu nzira itari ngombwa. Reka twikomereze. Ariko wowe unyumva, wowe babwira ibi nibi, jya uhita umenya ko abo bantu ari abavangirwe, ari abakozi ba Satani, ari abishakira ndamu, ari abahanuzi babeshya, cyangwa niba ari n'umushumba ubikora, cyangwa umupasiteri, cyangwa uvuga butumwa ari wese n'umuhanuzi, ukumva kubwira ibyo bintu yigize ngo ni umuntu uhagarariye idini runaka cyangwa ushumbye umuntu wari we wese. Uwo ngo ujye umenya ko atari umwuka w'Imana umuyoboye, ahubwo ni umwuka wa Satani. Ni umwuka wiwe, ni kubw'indamuze, ni kubwo amarangamutima ye yishyiriyeho. Umuntu uyobowe n'umwuka wera ntabwo akora gutyo. Ntawe Imana yoshya gukora ikibi, nta n'uwicyohesha. Mwibeshya abantu, ibyanyu byaramenyekanye. Ikimbabaza ni abantu bari muri twe bayaka, barangiza ntibarebe kure ngo bakontorore, ugasanga barimo bagenda babiruka inyuma, ukagira ngo barabahubetse cyangwa babakinze ibikarito mu maso. Ntibanasobanukirwa nabo ubwabo ngo nibuze batekereze. Iyi Mana ibanza gusaba ibiguzi, isaba indamu. Ikintu umuntu ashinzwe kwakira cyangwa ashinzwe gukora ni ubutumwa bwiza. Icyo wakira ni ukurindira umutimanama w'umuntu n'umwemeza, cyangwa umwuka wera akamwemeza. Azaguha icyo ashatse kuguha, ariko ari umwuka wera wagize gute, wamuyoboye. Kuko abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Naho rero nujya kwishyiraho kondisiyo zawe ngo ni mu mpibi, fita akaga. Hari n'abandi babeshya ngo Imana iravuze ngo mpibi, mugire gutya mu mpibi nibi, Imana irabivuze. Ariko iyi Mana ijya kwaka indamu, murabona ari ya yindi yaremye byose, kuko iyo tuzi ni ya yindi yaremye byose, irihagije mu bumana bwayo, nta n'icyo wayiha usibye kuyiha umutima wawe ngo iwuturemo igendere muri wowe, ukorere muri wowe. Ibindi yakwaka ibuze ni ibihe? Iyi Mana isaba indamu, urabona itarakennye, yatumarira iki? Yatugeza kuki? Iyi Mana ibanza kugira ngo bayihongerere,
bayiha ibitambo, murumva iyi Imana yazadukiza? Ubwo noneho n'ijuru ryayo ryaba ari ukurigura. Kandi twebwe tuzi ko ijuru ritagurwa. Matayo 11:11 yaravuze ngo ijuru riratwaranirwa, intwarane zibugishamwo imbaraga. Icyacu nuko tugomba kubabazwa tuzira gukiranuka, nkuko yavuze ko ubwo bwami kugira tubuhabwa ari ubwo tugomba kubabarizwa. Hariya mu rwa kabiri rw'Abatesalonike, urwandiko rwa kabiri rwandikiwe Abatesalonike, igice cya mbere umurongo wa 3 kugeza 12. Usasome no mu rwa mbere rwa Petero ibice bine umurongo wa mbere kugeza 19. Yaravuze ngo uko Yesu Kristo yababarijwe mu mubiri, niko tugomba kwambara uwo mutima nk'uwe nk'intwaro. Uko iyo umuntu amaze kubabarizwa mu mubiri amaze gupfa ku cyaha. N'ahandi henshi yabisobanuye. None iyi Imana ibanza kwaka ibiguzi, mubona yazatugeza kuki? Nimuhumuke bavandimwe, mwebwe mushaka kumenya ukuri. Turaberuriye kugira ngo nibabarya ibyanyu muzamenye ko ari mwe mwizize, ntaho tuzaba tubasigiye. Tuvuze ukuri kweruye, nta kindi twaburara twabwirirwa, ntago twe dusaba indamu cyangwa tujye kwirirwa dusaba ibiguzi. No, Umwuka Wera nagukoreramo kugira icyo ukora uzagikore, tuzacyakira. Nk'uko ushobora gufatanya natwe tukagura ibikoresho tukazamura umurimo w'Imana, tukavuga ubutumwa, tugakora amavideo menshi asobanura kuri aba bantu babeshya, kugira ngo ukuri kongere guhabwa intebe, dukureho ikinyoma. Nubwo kitari burangireho burundu, ariko itorero ry'abanyamwuka rigomba kongera gusubira ku gicaniro cy'Umwuka Wera. Byanze bikunze kandi imberurire riratangira hano 2024 ku mpera zawo, mpera z'uyu mwaka, nta banga ririmo. Nibaza niba abantu mwebwe mubwirwa bakabaka ibyanyu mukabitanga ku busa, niba muba muhumirije. Ese nutanakanuye ntiyakabakaba? Ariko mujya mubona nirampumye ko yitwaza inkoni kamenya ahantu inyura. Nkazwi mwebwe muracyafite amaso yo kubirebesha. Ese niba amaso y'Umwuka Wera yaravuye kuri mwebwe mwarakuweho, ay'umubiri yo ntareba? Ntibize ngo murebe nibiri gukorwa ko ari ibiri gusohora mu cyanditswe, ko hazaduka abahanuzi b'ibinyoma, abavuga butumwa b'ibinyoma, n'abandi benshi babeshya muri rusange. Abo ko bazabambaye inkovu nk'iz'ubushye ariko badahagaze mu kuri, bazaba bashaka kumva ibihwanye n'amarari yabo, bisabira indamu, batanezezwa nuko bari, bakunda impiya, birarira bikakaza. Niyo mpamvu uzabona abandi biyita amazina atariyo, bakiyita amazina utanasanga no mu cyanditswe. Ikibabaje bibasohoyeho. Uzi kuba icyigisho kibibi waratangije Umwuka Wera ugasozesha iby'umubiri, biragatsindwa. Simbi bifurije, ariko reka mbabwize ukuri, abenshi bibasohoyeho. Ntawe ntunze urutoki, nta n'uwumvuza izina, ariko mwe mwese mubikora munyumva, mushyira agapira hasi kuko urubanza rw'Imana ruraje. Rwamaze no gucibwa, ndetse abenshi bararwikatiye, ariko ntibabizi. Nabyo nzabisobanura neza. Ahubwo igisigaye nuko abantu batamenya yuko bari kwirimbuza ku byo bari gukora. Ntabwo Imana izarimbura abantu, mubyumve neza. Ahubwo umuntu yirimbuza ikibi yinjije muri we, akishyira muri gihonome. Mwabyumvise mu cyigisho cya mbere natambukije. Ukirimbura cyangwa se ukikiza. Iyo ushyize ikibi muri wowe uba wirimbuye, ukijyana muri gihonome. Iyo ukuyemo ikibi ugashyiramo icyiza uba wishyize mu bugingo bw'iteka. Hitamo rero, ugumye ubeshye Imana ntago izirirwa kwinginga, kuko Umwuka w'Imana ntago uzahururanya n'abana b'abantu. Yaravuze ngo muri Zaburi ya 50 umurongo wa 14 kurangiza icyo gice hose, nushaka uzasome kugeza 23. Yaravuze ngo murabikora nk'abihora mukajya ngo mpanywe namwe, ngo hari umunsi nzabana mbishyize ku murongo uko bikurikirana. Mu Migani mu gice cya mbere
Zaburi 23 usoza icyo gice wumva icyo hakubwira. Wumva amagambo ahari kuntu bimeze. Imiburo yashyizeho abantu bagomba guhindurwa n'imiburo y'Uwiteka. Uburyo kizabakina ku mubyimba icyo batinyaga kibagezeho. Nta banga rihari. Turavuga tukerura, wumva kumva utumva karorera. Ese aya mafaranga wabuze icyo yamaza? Imitungo ufite wabuze icyo yamaza? Reka nkwerurira aho uzayitanga ugashimwa n'Imana. Uzasome Yesaya ibice 58 umurongo wa 6 ugeze 14. Uzumva amagambo yabo uzakoreraho uwo mugisha. Uzasome Yakobo ibice 2 umurongo wa 14 ugeze 26. Uzumva buzakoreraho umugisha. Uzasome ubutumwa bw'iziko bwanditswe na Matayo ibice 25 guhera ku murongo wa 31 ugeze 46. Uzumva buzakoreraho umugisha. Reka ngusigire konte rero uzabubikijeho kugira ngo nanayimenye neza. Uzasome ubutumwa bw'iziko bwanditswe na Matayo ibice 6 umurongo wa 19 ugeze 24. Uzahasanga amagambo akwereka konte ugomba kubitsaho. Iyo mpamvu yavuze ngo mwibikirize ubutunzi bwanyu mu ijuru, aho ingesi n'ingenzi, aho ingesi n'inyenzi bitagera, aho umujura adacukura ngo abwibe, kuko aho ubutunzi bwanyu buri naho imitima yanyu izaba. Anasoza avuga uburyo ki ntawukeza abami babiri. Muhitemo mubitse kuri konte z'abababeshya cyangwa mubitse kuri konte z'aba bantu babakene. Iyo umufashije n'Imana ubuhaye, niyo konti ububikijeho, kuko icyo ufite si cyawe, icyo utanze nicyo cyawe. Icyo ufite si cyawe, ahubwo icyo utanze nicyo cyawe, kuko icyo ubibye nicyo usarura. Icyo aho ubikishe ni nabyo uzabana nabyo mu bwami bwa data. Niyo mirimo myiza ubukoze yandikwa mu gitabo cy'imirimo izagenda iguherekeje. Nibi bimutabyumvishe rero nkarabi imbere zanyu, sinzabazwa amaraso yanyu. Reka twimuke. Naho rero bababwira ngo mutange igitambo cyo kwishinganisha. None ubwo Imana yabimaze iki? Amaraso yatanze igitambo kimwe risa yabamaze iki? Ko ariyo yatubereye inkwano y'igitambo kimwe risa bikaba bihagije. Reka rero noneho mberurire mbakurire hagaho. Mufate izo mfashanyigisho, izo Bibiliya mugendana, mubwire abo bantu babikora, mubibumvishe, nawe ubwawe uhasome, kugira ngo nkwereke uburyo abantu babayobya mukaba musomerwa gusa ariko ntimwisomere. Uzasome hano mu Baheburayo ibice 9 umurongo wa 1 ugeze 28. Uzumva ibitambo byo mu isezerano rya kera n'igitambo cya Yesu Kristo n'ibindi bitandukanye. Dusanga ko kuva mbere umutambyi kugira ngo atambirire abantu ibyaha bye, yabanzaga yinjiraga ahera mu mwaka rimwe. Bikaba ngombwa ko kugira ngo nawe ubwe atambirira abandi, nawe hari uburyo yagomba kuzana amaraso y'igitambo agomba kubanza gukoresha. Ibi bitambo byakuweho. None ko yasabaga amaraso, yigeze asaba amafaranga, yigeraga asaba indamu? Abangabo bagumaga mu idini ntibahavaga. Abakristo batungaga abatambyi. Ariko noneho muri iki gihe mwebwe abanyedini cyangwa abanyedini bose bahembwa na leta. Ni iyihe mpamvu umuntu ahembwa akajya no kwaka imitungo umukene yifitiye akatumumaraho, kandi ku mbaraga n'itegeko? None niba waka ituro ryo kwishinganisha, ukaka igitambo cyo kwishinganisha, ukaka igitambo cyo gutambirira ibyaha byabo, ukaka igitambo cyo kugira ngo ukureho abantu za karande n'imikashiro, ukababwira ngo abantu ngo urabakuraho inyatsi na za karande. Aya maraso ya Yesu Kristo yaba yaramaze iki?
iki gitambo kimwe risa cya Yesu Kristo cyaba cyaramaze iki? Mujya musoma n'ahandi ntavuze. Wowe unyumva ushaka gukizwa, ushaka no gukira, ujya wicara ugatekereza kuri ibi bintu cyangwa ntabwo ubitekereza? Kuki musomerwa ntimwisomere? Aho ngaho nugera kuri 23 uzahasanga igitambo cya Kristo cyabayeho rimwe gusa. Iki cyabayeho ngo be bihagije, ibindi abantu bacyaka ni ibimeze bite? Ni ibyiki? Ariko mwaretse kugoreka ijambo ry'Imana, ariko mugira ngo Imana ntibireba. Izaduhimisha ijambo rikomeye yavuze ngo izahanagura izina ry'abantu mu gitabo cy'ubugingo, ngo umuntu utaziyumva mu izina rye uwo ngo nyine ntago ari uwiwe. Mubona kera yacagaga agasuzuguro, umuntu yakora ikibi ubutaka bukasama bukamumira, abandi bagaterwa amabuye bakarangira. Ibyo ntago bizongera kubaho, ahubwo izaduhimisha guhanagura izina ry'abantu mu gitabo cy'ubugingo. Izina ryawe cyangwa n'iryundi kuwukora ibibi, ariko gukora ibyiza ntago izarisiba, ikarihanagura mu gitabo cy'ubugingo. Iyo mirongo mujya muyisoma, ubona iyaba nibuze wavuga ngo nimuzana amaraso yenda tumenye kwenda ko ugendeye mu cyiciro cy'abatubanjirije, none uraka ibiguzi, uraka amafaranga. Murakabije. Njyewe Imana y'inkene sinzayikorere, sinzanayikurikire. Imana yabivuze neza mu Bakolosayi igice cya mbere umurongo wa 14 kurangiza icyo gice. Yaravuze ngo ikiriho cyose cyaremwe nayo kandi kibeshwaho nayo. Sinibaza rero Imana aho yaba yarakeneye ikaba ari inkene, ikaba iby'isi byose atari ibyayo. Ubwo iyo ngiyo nzayihakana, nubwo nakena, nubwo naba ndi mu buzima bubi, ariko nzi ko ibyo byose byaremwe nayo kandi bibeshwaho nayo. Iyi Mana rero niba yaraje gukena ntitubimenye, iyo si nkayikorere. Wowe unyumva ujya umbariza abo bantu, aya maraso yaramaze iki? Ibi bitambo byakwa ni iby'iki? Bijyahe? Byanditse ko umuntu agomba guhumanurwa nuko yatanze ibintu. Imana yakijije impumyi ari uko izatse ibiguzi, ahubwo yarababwiraga ngo muceceke ntimubivuge. Yakiza ibirema n'abarwayi ntimubivuge, ahubwo kubera ibyiza akoze bakarushaho kuvuga, ariko ntiyigeze yaka ibiguzi. None twebwe twigiza abatubuzi ku mbaraga, twigira besikoro ku mbaraga, ariko ibi bintu mubona ko tuzabicika kubabikora? Yigeze Imana impishurira ambwira ngo abo ngabo ibihembo byabo bamaze kubyihemba, ngo niyo nyungu yabo, nta kindi bazantegaho, ngo barihembye. Mbakuri inzira ku murima kubikora uwo ari we wese. Uzi ko abikora nabireka kuko nta kamaro bimaze, ni ibimurimbuza gusa. Tagendera mu mwuka wa Gihazi cyangwa Baramu wishwe n'ibiguzi. Ntimwumvishe ibya Baramu na Baraki se? Ntimwabisomyeho? Nubwo benshi babyirengagiza, ariko barabizi. Nimutwereke rero aho hantu Imana yigeze ivuga ingurane y'ayo maraso ko abantu bazajya babaha amafaranga. Ese amaraso muzanye y'ibitambo kugira mutambirire abantu mu bakureho za karande n'imikashiro ari hehe? Nimutwereka aho Imana yavuze ngo mu cyimbo cy'aya maraso mwagomba gutanga, cyangwa mu cyimbo cy'amaraso y'umwana w'intama w'Imana yabisimbuje ingurane yo kwaka amafaranga mu cyimbo cy'ibyo. Tumenye ko yenda ibyo byahindutse, akaba ari uko bimeze. Kandi tubizi neza yuko ntaho uhereye mu itangiro kujya mu byahishuwe ntaho ibyo byanditse byuko amafaranga yasimbuye amaraso y'igitambo kimwe risa y'umwana w'intama. Aya maraso rero y'igitambo kimwe risa yabaye incungu ku kintu cyose. Abazi rero ko babikora bakaba bakerensa aya maraso y'umwana w'intama w'Imana, yarabaye igitambo kimwe risa ku mpamvu z'uko yakoye isi yose, ariyo nkwano yadukoye mu cyimbo cy'inkwano zindi twari gutanga.
abantu babikerensa, mwebwe mukora ibizira mugakora ibyangwa n'Uwiteka, mumenye ko urubanza rubariho. Reka nsoze mbabwira ngo nimwihane mubireke, mufate umwanzuro, ntimusebye Imana mwizeye, ahubwo muhagarare mu murongo waho ishaka, kuko Imana ishaka umuntu ufite umutima uciye bugufi kandi utunganiye Imana rwose. Ndaranguruye, ndabibabwiye, uwumva yumve, ubikora bireke, ahubwo murusheho gukora ibyiza. Ibyo ni byo Imana ishima kandi ishaka, kuba mwayihesha icyubahiro, kuko aricyo yaturemeye kugira ngo tuyiheshe icyubahiro. Imana ibahe kubyumva no kumvira, ni mu izina ryawe Yesu, amen.